Sinyengeye nyine hari na bagenzi banjye bafite ibibazo nk'ibyanjye. Buriya iyo abantu bariye ntabwo bamenya ko n'abandi bashonje. Duhora dupfa dutekereza umutwaye turimo n'ubuzima twashyizwemo tutarigeze tubwihamagarira. Hari ahantu uvuze ngo hari ahantu tujya tukavanga Imana, njye Imana haraho ngero ngubu nkumva ko n'Imana nta nibaho. Urebye umubabaro dufite nk'ubu, inzara mfite urabibona, mfite inzara mfite kumbwira ngo Imana ngo irahari, umwana w'umuntu mugenzi mwese mwavutse kimwe mwese muzapfa mukabisiga kuri iyi si. Imana nimba ihari cyangwa umuntu azi ko hari iyindi si tuzajyamo, ntabwo twagombye kuba twikubara iby'isi. Ubu butaka twese twavutse kuri iyi si tubusanga, twese dukora imirimo kuri iyi si kugira ngo tubashe gutunga imiryango yacu kubaho. Kubona umuntu azakavuga ngo ntabwo inzu yawe iberanye no gutura ahangaha, cyangwa isura ngo ntabwo imenye gutura ahangaha, kandi abenshi bavukiye mu nzu z'ibyatsi, bari kurara mu mataje baravukiye mu byatsi, ntabwo bagombye kuba bari kongera gutya. Nibaca inkoni zamba bibuke ko natwe dukeneye kurya, dukeneye kubaho, ntabwo kindi kintu rwose dupfa nabo, ariko nibarebe kure, bibuke ubuzima baba baranyuzemo, bibuke n'iminsi arageze barya. Njyewe rero uko nsigaye meze, kuba kuri iyi si n'abanyiriho, kuba wangira ngo wanyica, wahafunga, wagira gute, ntacyo bimbwiye. N'iwanjye nta n'imbeba ngifite mu nzu, burya imbeba iba ahantu hari ibiryo. Nk'ubu waje imodoka ikankubita naba nduhutse, kubona ahari iwanjye mpatambuka, kubona ubukode nari mfite amafaranga ninjizaga abana banjye biga, abana banjye bakaba batari kwiga, nkabona bari kurira, bari kwicwa n'inzara, bari kundeba gutya, nkabura icyo nkora. Ndi umuntu w'umugabo wari ufite ubwenge buzima, narabikozwe na bene bacu n'abavandimwe bacu aribo babidukoze ibi ngibi, ntabwo twagombye kuba turi kuvuga aya magambo. Wibuke ko iyo ujya gusohoka mu gitondo umwana avuga ngo papa nkeneye amata cyangwa nkeneye umugati, cyangwa ku ishuri bantu ikintu kintu, natwe rero uko umwana babigusaba natwe niko abacu babidusaba, tukabura igisubizo. Rimwe na rimwe ugatinya no gutaha ujye mu rugo, ukarafata umanuka ugenda umuhanda wose urasenze. Numva bingize ku mutima, amarira araza. Urakoze cyane. Banyarwanda, banyarwandakazi, bavandimwe, inshuti mwese dusangiye igihugu, bakunzi n'abakurikirana Isubyo Radio TV, aho muri hose ku isi ndabaramukije, amahoro y'Imana bane namwe. Mbifurije ibyo nanjye nifuza. Uyu mwanya kandi kuri uyu munsi, uyu mwanya nawuhariye gutabariza cyangwa se kuburira abana b'Abanyarwanda, abasore n'inkumi, urubyiruko rw'Abanyarwanda bari aho bari mu gihugu badafite akazi, bashyizwe mu kato, bakorewe ivangura mu mashuri, bakorerwa ivangurwa mu kazi, bakorerwa ivangurwa, bakorerwa ivangurabwoko, bakorerwa ivangura n'irindi vangura. Uyu munsi rero barimo barararikirwa kwinjira ku bushake mu mutwe wa RDF, mu basirikare ba RDF. Barinjizwa muri RDF kuko intambara ibera muri Kongo barukambajyayo irabagerereje, bashiriyeyo. None hatanzwe andi matangazo yo kuba bandi nabo basigaye bajyayo. Ni itangazo ryasinywe ku munsi w'ejo hashize, ejo bundi hashize ku itariki 29 z'ukwa 11, risinywa na Colonel Lambert Sendegeya, ushinzwe abakozi muri RDF. Kugira ngo rero byorohe, kubera ko ari itangazo rinini, nagira ngo mumbabarire turisome. Utaza kuribona byibuze abe yaryumvise. Ni itangazo rigira riti: ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda, ishami rishinzwe abakozi, iyo ni entete, ni umutwe waryo. Agira ngo itangazo
ku bifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda buramenyesha Abanyarwanda bose bifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abasirikare bato no ko kwiyandikisha ku turere n'imirenge bizatangira ku itariki ya mbere Ukuboza kugeza ku itariki 31 Ukuboza umwaka w'2023. Birumvikana abashakwa n'abasirikare bato ba meni ba Rukambajyayo. Kwiyandikisha rero bikaba byatangiye umunsi ku itariki ya mbere bikazarangirana n'itariki 31 z'uku kwezi kwa 12 muri mwaka w'2023 kwiyandikisha. Abahamagawe rero ni abasore n'inkumi bujuje ibi bikurikira. Ubwo sinzi wenda niba nakwirwa mbisoma byose ariko reka mbisome. Kuba uri umunyarwanda, kuba ufite imyaka 18 kandi utarengeje 25, kuba ufite ubuzima buzira umuze, kuba utarigeze uhanwa n'icyaha, kuba udakurikiranyweho icyaha, kuba utarirukanywe burundu mu kazi ko mu butegetsi bwa leta keretse waragize gute, keretse warakorewe ihanagurwa busembwa, kuba utagaragara ku rutonde rw'ababujijwe kuba abakozi ba leta, kuba uri indakemwa mu mico no mu myifatire, kuba ufite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, kuba ufite icyemezo kigaragaza ko warangije byibuze amashuri 3 yisumbuye kuzamura. Ibyangombwa bazitwaza igihe cyo gukora ibizamini ni ibi bikurikira: indangamuntu, icyemezo cyerekana ko warangije amashuri 3 yisumbuye no kuzamura, icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire gitangwa n'ubuyobozi bw'umurenge, icyemezo cyo kuba utarakatiwe n'inkiko. Ibizamini by'ijonjora bizakorwa kuva ku itariki ya 2 kugeza kuri 17 Mutarama umwaka w'2024. Hanyuma bazakora mu buryo bukurikira: Intara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi, kwiyandikisha ni tariki 2 n'iya 3 Mutarama, gukora itariki ya 1 n'iya 2 Mutarama muri stade ya Gicumbi. Mu karere ka Burera ni tariki 4 n'iya 5 Mutarama ku biro by'akarere. Mu karere ka Musanze ni tariki 6 n'iya 7 Mutarama kuri stade Ubworoherane. Mu karere ka Gakenke ni tariki ya 8 n'iya 9 Mutarama ku kibuga cy'umupira w'amaguru mu Ngando. Mu karere ka Rulindo ni tariki ya 10 n'iya 11 Mutarama ku kibuga cya Gasiza. Urumva kwiyandikisha no kuva ku itariki ya mbere kugera ku itariki 31 z'uku kwezi. Noneho ayo matariki rero batanga ku makomune yanyu ni amatariki yo gukora ibizamini waradepoje ibyo wasabwe. Noneho mu ntara y'Amajyepfo rero, mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe ni tariki ya 2 n'iya 3 Mutarama kuri stade ya Nyamagabe jokwa. Hanyuma mu karere ka Nyaruguru ni tariki ya 4 n'iya 5 Mutarama ku kibuga cy'umupira cya Ndago. Mu karere ka Gisagara ni tariki ya 6 n'iya 7 Mutarama ku biro by'akarere. Mu karere ka Huye ni tariki ya 8 n'iya 9 Mutarama kuri stade Huye. Mu karere ka Nyanza ni tariki ya 10 n'iya 11 Mutarama kuri stade Nyanza. Mu karere ka Ruhango ni tariki 12 13 Mutarama ku biro by'akarere. Mu karere ka Muhanga ni tariki 14 na 15 Mutarama kuri stade ya Muhanga. Mu karere ka Kamonyi ni tariki 16 na 17 Mutarama ku biro by'akarere. Hanyuma mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe ni tariki ya 2 n'iya 3 Mutarama ku biro by'akarere ka Kirehe. Mu karere ka Ngoma ni tariki ya 4 n'iya 5 Mutarama i Ngoma ku kibuga cy'umupira.
mu karere ka Nyagatare ni tariki ya gatandatu n'iya karindwi Mutarama ku kibuga cy'umupira Nyagatare. Mu karere ka Gatsibo ni tariki ya munani n'iya cyenda Mutarama ku biro by'akarere ka Gatsibo. Mu karere ka Kayonza ni tariki ya cumi n'iya cumi n'imwe Mutarama ku biro by'akarere ka Kayonza. Mu karere ka Rwamagana ni tariki ya cumi na kabiri n'iya cumi na gatatu ku biro by'akarere ku biro by'akarere ka Rwamagana. Mu karere ka Bugesera ni tariki ya cumi na kane na cumi na gatanu Mutarama kuri stade ya Bugesera. Noneho mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Ngororero ni tariki ebyiri n'iya gatatu Mutarama kuri stade Ngororero. Mu karere ka Nyabihu ni tariki ya kane n'iya gatanu Mutarama ku kigo cya gisirikare cya Mukamira. Mu karere ka Rubavu ni tariki ya gatandatu n'iya karindwi kuri stade ya Rubavu. Mu karere ka Rutsiro ni tariki ya munani n'iya cyenda mu karere ka kuri stade tariki ya munani n'iya cyenda Mutarama kuri stade ya Rutsiro. Mu karere ka Karongi ni tariki ya cumi n'iya cumi n'imwe Mutarama ku biro by'akarere ka Karongi. Mu karere ka Nyamasheke ni tariki ya cumi na kabiri n'iya cumi na gatatu Mutarama ku biro by'akarere. Mu karere ka Rusizi ni tariki ya cumi na kane n'iya cumi na gatanu kuri stade ya Rusizi. Hanyuma mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ni tariki ya cumi na kabiri n'iya cumi na gatatu Mutarama kuri stade ya IPRC Kicukiro. Mu karere ka Gasabo ni tariki ya cumi na kane na cumi na gatanu Mutarama kuri stade ya URK. Mu karere ka Nyarugenge ni tariki ya cumi na gatandatu na cumi na karindwi Mutarama kuri Pele Stadium Nyamirambo. Iri tangazo mushobora kurisoma kandi ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo www.mod.gov. Yashyizweho umukono nyine nk'uko nabivuze na Colonel Lambert Sendegeya ku itariki 29 Ugushyingo umwaka w'2023. Nk'uko mubyumvise rero igikenewe ni abasirikare batoya. Abo basirikare batoya bashakwa bateshejwe amashuri cyangwa barangije amashuri bakaba badafite akazi ni bande? Aho buri wese ahita yumva bariho ngo ni ukuba byibuze ufite amashuri 3 yisumbuye. Umwana w'umunyarwanda ufite amashuri 3 yisumbuye utarashoboye gukomeza nuwo mu ruhe rwego, nuwo mu wuhe muryango? Yize amashuri 3 yisumbuye ariko ntiyashobora gukomeza. Bitihise yarize arangiza secondaire ntiyashobora gukomeza kaminuza. Bitihise yarangije iyo secondaire ntiyashobora gukomeza kaminuza, ntiyabona n'akazi. Abo ni bande rero? Hakenewe abasirikare batoya, ntago ari ba ofisiye, n'abasirikare batoya ba mene, abantu batandukanye ibintu. Hakenewe ba Rukambajyayo, hakenewe buri wese arabyumva. Niba itangazo rivuga ngo hakenewe abasirikare batoya, ni batoya nyine, nabo gukora iki? Nabo gukora iki mu gihugu kiri mu ntambara? Nabo gukora iki? Ejo bundi batwaye abanyururu bo mu Ruhengeri, amakamyo ageze kuri 3. Ubushize bari baratwayemwo n'abandi, bababwiye bajya kubanyuza Kisoro bakabajyana Bunagana. Wanakuwa sawa vile wapo exploite na armée rwandaise na Wanyarwanda. Warudie kurezo, warudishe akili, waone mbali, warudie kuinchi yao ndio wazao, kwani huko hakuna maisha. Warudie nyumbani, warejoindre saa vile na mimi nimerejoindre FRDC, niko bien encadré, hakuna shida yoyote. Ashobora kunesha urugamba hejuru yuko nta ndege bafite. Leta ya Kongo ikoresha indege n'amabombe manini. Nitwa Nkurunziza Ngabonziza Patrick, mfite imyaka 14. Je m'appelle Nkurunziza Ngabonziza Patrick, j'ai 14 ans. J'étais dans le camp de Mahama. Des hommes étaient venus disant vouloir nous donner du travail pendant nos vacances de l'école. Ils nous avaient promis de nous ramener à l'école avec des habits et souliers neufs. Et c'est ainsi que nous nous étions retrouvés dans la brousse. Je demande à l'État congolais de voir comment il peut aider nos autres amis qui sont restés dans la brousse à y quitter, car ils vivent misérablement.
Les rebelles du M23 ne nous permettaient pas de posséder des appareils de communication. Chaque jour, nous effectuons des travaux lourds. Vous voyez que je suis encore un enfant. Je demande à l'État congolais de nous aider à rejoindre nos familles et rentrer à l'école. Je demande aussi à l'État congolais d'aider nos frères qui sont restés là-bas, afin qu'ils rentrent dans leurs familles respectives. Je m'appelle Nyonzima Mupenzi, j'ai 17 ans. Un jour, nous venions de l'école vers 17 heures. Deux hommes en tenue civile s'étaient rapprochés de nous. Brusquement, ils nous avaient pris, fouettés, puis jetés dans un véhicule. Par après, nous nous étions retrouvés dans la forêt là-bas à Musanze, avant qu'ils nous conduisent à Djanzu. imusanze arangije abatujana icanze nanjye Nahimana Emmanuel mfite imyaka 16 twari tuvuye ku ishuri nka saa 12 nimugoroba. Mon nom est Nahimana Emmanuel, j'ai 16 ans. Nous venions de l'école, c'était à 16 heures, quand j'ai croisé en cours de route un véhicule qui roulait dans ma direction. Soudain, le véhicule s'arrêta et les hommes à bord me diront qu'ils allaient me déposer. Je suis entré et j'y ai rencontré mon frère ici. Nous avons roulé toute la nuit pour nous retrouver à Musanze, puis à Djanzu. Tugenda inka nimugoroba imodoka iragenda twisanga ahantu Musanze turarara tubyuka tujya mu ishyamba twisanga cyane. Nitwa Nshimiyere Konse mfite imyaka 16 ubwo ni mu nkambi Mahama. Je m'appelle Nchimiyere Ponce. J'ai été pris dans le camp de Mahama. Deux hommes s'étaient approchés de nous en disant qu'ils allaient nous donner du travail. On était en pleine période de vacances scolaires. Ces hommes nous avaient rassurés qu'avec le travail qu'ils vont nous donner, on pourrait rentrer à l'école étant propre, avec de nouveaux habits et souliers. Nous sommes partis jusqu'à un endroit. De là, ils nous ont descendus du véhicule pour nous donner à manger, avant de nous remettre dans l'engin. Nous sommes partis toute la nuit. Après, nous avons continué le chemin à pied. Le matin, on s'est retrouvé à l'endroit qu'on appelle Djanzu. La cause de ma défection est que je mangeais très mal et qu'on nous obligeait à faire des travaux pénibles. Najyaga nabi nkora akazi kavunanye kandi nkeneye gusubira ku ishuri. Izina ni Safari Habinshuti mfite imyaka 30 barambashe baranjana. Je m'appelle Safari Habinshuti, j'ai 30 ans. On m'avait enrôlé de force dans l'armée du M23. On nous avait promis de nous donner $100. Je me suis retrouvé à Djanzu. Ils nous traitent humainement. Lorsque j'ai écouté que ceux qui sont dans l'État sont bien pris en charge. Et c'est ainsi que je me suis rendu aussi à l'armée. Ces rebelles combattent là-bas, mais savent bien qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Car l'État congolais est fort et utilise les armes lourdes et avions de chasse. Badashobora kunesha urugamba hejuru y'uko nta ndege bafite. Leta Kongo ikoresha indege n'amabombe manini. batwaye abana babaga ku Iwawa babakozemo, bakoze muri gereza ya Gisenyi, bakoze ku bakarane bo mu Ruhengeri barabamaze, inzererezi abitwa inzererezi kwa Kabuga, izo ndushyi n'iki, abana bo mu mashuri bahuriraga mu mayira barabatwaye, abana mu nkambi z'impunzi si n'impunzi ni iminyago, kuko ni imfungwa z'intambara, kwa nta nubwo ari iminyago, ni imfungwa z'intambara z'abakongomani. Abana b'abasore bashizemo barabatwaye kugera no kuba afite imyaka 14. None baratumiza umwana w'umunyarwanda ufite imyaka 18 ngo wize amashuri 3, akaba ni ukuvuga ngo yize amashuri 3 ntibashaka ko akomeza, cyangwa se yananiwe gukomeza. Uwo mwana ntakwiye kujya mu gisirikare. Ubundi hagombye kujya mu gisirikare byibuze ufite warangije imyaka 6 yisumbuye, no kuvuga afite imanite. Uwo mwana agiye mu gisirikare nabwo agomba kujyamo, kandi nyine ku bushake, ntabwo agomba kujyamo mu bihe by'intambara nk'ibi. Ariko kandi akaba afite ahandi avuye. Umwana umushaka gutesha akazi akajya mu gisirikare, kujya kuba umusirikare mutoya, niba yari afite akazi aragatajya hehe?
uwo mwana utarabashije kwiga mukaba mushaka ko ajya mu gisirikare, muramujyana he? Kandi mwari mwaravuze ngo kwiga ku bana b'abanyarwanda ngo bigira ubusa. Umwana utarashoboye kurangiza humanite yabitewe n'iki kugira ngo uyu munsi mwe mushaka kumujyana mu gisirikare kandi atararangije humanite, muvuga ko kwiga ari ubuntu, amashuri ya leta ari ubuntu? Hari 9 years, hari 12, sinzi ukuntu mwabigize, ariko uwo mwana utarashoboye kwiga iryo shuri ngo iyo 12 years yanyu ayirangize, muramujyana mu gisirikare kuba umusirikare mutoya ngo abakorera iki? Barashaka babaja, barashaka babacakara, barashaka za mbwa z'impigi, barashaka babandi badatekereza, bagomba gutekereza ko ngo Rukamba ajyayo, barashaka bamarira muri Kongo. Ibirimo bibera muri Kongo turabizi. Barambuka suko yibareba, drone ibareba aho bageze ngo bacukuye imyobo, suko ikazi ikarenza itaka. None murashaka gutwara n'abandi, none murashaka gukukumba. Sinzi niba ari wa mugambi wapunguza wajinga, ariko ababyeyi mukwiye gutekereza. Ufite umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa de 18 à 25 ans, nakomeza abeho nk'uko yabagaho, nakomeza abeho nk'uko yabagaho, kuko guhamagarirwa kujya kuba umusirikare mutoya c'est autre chose. Byibuze uvuga uti yarangije humanité, baramuhamagaye ngo ajye kuri cadette, araza ari officier, ashobora niba atanamuhemba, ariko byibuze araba afite nawe icyo ashinzwe, araba afite nawe abandi bamushinzwe, arashobora kugira uwabwira, kugira abara afite ikipe ategeka, ababwira ati ni munkorere ibi nibungo, araba afite abamufurira, araba afite amuhanagurira inkweto, araba afite abamumenyera ibyo kurya, bamuzanira ibyo kurya biye. Ntago araba ari umuja, ntabwo araba ari umucakara, ntago araba ari Rukamba ajyayo. Bashize none uyu munsi barababwira ngo nimuba twoherereze abo bana banyu bose bananiwe kwiga cyangwa bize bakaba nta kazi bageraga, nimubatwoherereze baze mu gisirikare ku rwego rw'abasirikare bato. C'est précis, barabisobanura neza. Hakenewe abasirikare bato. Utazikokinga rero ngo weba ngo ugiye ngo wohereje umwana mu gisirikare ngo agiye kuba umusirikare. Ni ba Rukamba ajyayo bashaka kohereza muri Kongo. Ibizakurikiraho ntimuzavuga ngo nta wababwiye. Iryo tangazo murireke, abari mu gisirikare nabo ababishoboye barimo barakuramo akabo karenge. Wowe mubyeyi wohereza umwana wawe, wowe mugore ukiri mutoya washakanye n'umusore ukiri mutoya, ukaba ubwiye umugabo wawe ngo aho kugira ngo mwicwe n'inzara nagende, birakureba. Wapfakaye, wapfakaye. Nawe mubyeyi ugiye kurekura umwana wawe ngo nagende kujya kuba umusirikare mutoya, ntago muzi ibyo ari byo. Nagize amahirwe sinaba escort, sinaba no mu gikoni, sinagira gute, ariko niba hari akazi kabi kambere kwisi kabaho muri isi ya rurema, ni ukuba umusirikare mutoya. Wafuma umera nk'abampora icyo ukajya ku Kimicanga ugacukura imisarane, ukamenya ko wacukuriye umuntu umusarane akaguha amafaranga yawe, ukajya ugataha ukaryama. Ariko kuba umusirikare mutoya, niba hari umwaka ubaho mu buzima bw'umuntu, ni ukuba umusirikare mutoya. None ukaba umusirikare mutoya, noneho byongeye noneho muri RDF mu ndatwa, ni umwaku. Yego nta musirikare mukuru ubaho, ariko byibuze uri nka Suriyetona. Uko biri kose ibi birarutana, ariko iki si cyo gihe cyo kwinjira mu gisirikare cya RDF. Iki si cyo gihe. Ndabwira wowe munyarwanda unyumva, ndabwira wowe mwana w'umunyarwanda unyumva, wowe musore, wowe nkumi, iki ntabwo ari cyo gihe cyo kwinjira mu gisirikare cya RDF. Sinzi niba byumvikana. Iki gihe tugezemo ntabwo ari cyo gihe cyo kwinjira mu gisirikare cya RDF. Ibisigaye ntabwo bindeba. Icyo nakoraga ni ukubaburira. Ndababuriye, itangazo ryatambutse ryasinywe ejo bundi hashize. Uyu munsi ni tariki ya mbere, uyu munsi ni tariki 30 z'ukwa cumi na kumwe. Ejo ni tariki ya mbere, ku cyumweru ni tariki ya kabiri. Ni ukuvuga ngo muraza gutangira kujya kwiyandikisha ku turere, nibyo musabwa. Ariko ndababwiye ngo iki si cyo gihe
cyo kujya mu gisirikare cya FPR. Abantu bagiye muri FPR ikiri inyeshyamba. Igihe cy'intambara kirangiye, ibyabaye Nyagasani ubizi n'ababibayemo nyine. Uwahonotse ifuni akagira amahirwe akaba demob, ibyabaye arabizi. Uko byagiye biba amateka, uko byagiye bikorwa barabizi, kuko byagize igihe baravuga ngo intambara ngo ufite ya wajinga ngo inaisha, ngo mpanabaki sasa ngo wa professional. Byageze aho bavuga ngo vita ya wajinga inaisha, vita ya wajinga inaisha. Murumva icyo bashakaga kuvuga. Vita ya wajinga inaisha ni ukuvuga ngo ba bandi bose badakenewe bave mu nzira. Tema iraje iyobore nyine. Tema nibo batari wajinga, lakini abo bandi baba ku front line benshi muri bo walikuwa wajinga, walikuwa wanapigana vita ambao hawajui sababu, hawajui lengo lao. Iki si cyo gihe ndabasubiriramo, iki ntabwo ari cyo gihe cyo kujya mu gisirikare cya RPF RDF. Iki si cyo gihe. Ababizi murabizi, RDF cyangwa se FPR abantu bagiye mu gisirikare cyayo intambara irangiye nta nubwo yari irangiye. Ndabasubiriramo ko iki atari cyo gihe cyo kujya mu gisirikare cya RDF. Iki si cyo gihe cyo kwitabira akazi ka gisirikare muri RDF. Birakomeye, birashyushye. Byageze 94 bamaze gufata leta, burya abantu bitwa abademayi benshi nibo bari bazi intambara aho yerekeza. Mwavugana bakubwira ngo vita ya wajinga imeisha. Maana lake ni nini? Baba bagashaka kuvuga ngo babajinga bose barimo barwana batazi ibyo barwanira. Ubu bavuye mu nzira dufasha igihugu, noneho igisirikare kigiye gukora bene cyo abo kigo abagomba gukora igisirikare nibo bagiye kugikora. Wajinga watoke. Kandi niko byagenze. Za promotion zaratanzwe hasigara nyine wale wajinga sasa wakabakia ni wa amen. Basigara ari ba amen, ari ba rukamba jyayo. Bamwe batari bakene abo bitwa ngo nabajinga, basigara ari ba rukamba jyayo. Abantu barishaka, baribura, baranungunika, bamwe barirasa, abandi baradizatinga, biracika kubera iki gisirikare cyabonye bene cyo. N'uyu munsi rero igisirikare gifite bene cyo. Mureke guhururira ibitabarora, mureke guhurura mu bitari ibyanyu. Igisirikare gifite bene cyo, bafite igisirikare, bafite abasirikare, bafite nabo bajya gutanga ahandi, bajya gucuruza ahandi. Mozambique, Centrafrica, Sudani, sinzi za Guinea, sinzi za Liberia, sinzi za Kosovo, Consort. Barashaka abasirikare bo koherereza Sukhoi. Ubwo niba ufite urukingo rwa Sukhoi, shauri yako, go ahead. Gusa ndababwira ngo vita ya wajinga sasa hivi yipo, na vita ya wajinga ikiisha mtakuwa vile vile kama vile wale wa mwanzo. Ubu hariho intambara y'abajinga sasa barukamba jyayo. Umunsi rero nayo yarangiye, nibagira amahirwe ikarangirira hira aho babiteganya, nubwo mbona ntahamya ko bishoboka, ariko bagize amahirwe vita ya wajinga ikaisha, njoo mtaona kama muko wajinga. RDF yamariye iki abasirikare basezerewe mu gisirikare? Yabamariye iki? Tureka batorotse, abasezerewe bamariwe iki? Noneho abamugariye ku rugamba bamariwe iki? Bamariwe iki? Ndibuka imiryango mpuzamahanga cyangwa bitwa ngo nabagira neza bagiye bubakira imidugudu, abademob, imiryango y'abagira neza kubakira abademob umudugudu, abademob bakajya kuba muri iyo midugudu. Umudugudu Kayumbu hakurya ya Kabuga,
bubakiwe umudugudu baragenda bajyamo, ni ahantu ku gahinga, kubona amazi ni ukumanuka hasi rugende, ariko bamaze hafi imyaka ingahe muri iryo vumbi, n'abatagira amaguru bagendera hasi barapfuye nabi, barashize. Ndibuka urugaga rw'abahesha b'inkiko, bamwe muri twe nitwe twikoranyije, twikora ku mufuka tujya guha abademobu bo ku Muyumbu, tujya kubashyiriraho amazi, twishyurira electrogazi, turagenda duha abademobu bo ku Muyumbu tubaha amazi, barapfuye baratagangaye. Sasa iyo RDF idashobora guhereza abademobu amazi, umudugudu barawubakiwe baraho, ariko iyo RDF ntibashe kubaha amazi, ari abantu bamugariye ku rugamba, ari abantu basezerewe mu ngabo, iyo RDF irabahamagara ngo uyu munsi mujye kuba abasirikare batoya bo kujya gukora iki? Tujya tubabona abamama barira, ababyeyi barira abana babo, abandi barira abagabo babo, tubona abana barira ababyeyi babo. Iyo RDF itarafashije izo mfubyi, ntifasha abo bapfakazi, ntifasha abo bamugariye mu ntambara yayo yabashoyemo, mwebwe uyu munsi irabatwara ngo mujye kugira gute? Niba hari ikintu kibi kibaho mu buzima, ni ukuba umusirikare mutoya. C'est précis, bavuze ko bashaka abasirikare batoya. Niba rero hari umwaka ubaho mu buzima, ni ukuba umusirikare muto, aho kuba umusirikare mutoya muri RDF. Noneho birutwa nuko wakora akazi nk'ako Bamporiki yakoraga. Nawe ntibyazakubuza gucukura imisarane, ejo ukaba ucukura za fose, ubundi ukaba ugeze ku bindi. Ariko kuvuga ngo ugiye kuba umusirikare muto, uri muto nyine, Rukamba ajyayo. Barabashakira iki kindi? Icyo bashakira murakizi. Ibyo byose mutuye mu Rwanda, muri mu Rwanda, ushobora no kugenda ukavuga uti i Kanombe bimeze bite, cyangwa se ukabaza ibyo byose ku musozi w'iwanyu, ntihabuze undi Rukamba ajyayo uriyo, ushobora gukurikirana mukamenya amakuru bite, niba hari mushobora kumubona. Mubaze, ntukajye mu bintu utabajije, ntukagende buhumyi. Barabahamagara ngo mujyeyo, uyu munsi ntabwo ari cyo gihe cyo kujya mu gisirikare cya RDF, ntabwo ari cyo gihe, ntabwo ari cyo gihe cyo kujya mu gisirikare cya RDF. Mu Kinyarwanda baravuga ngo umuhana avayo ntumuhana ajyayo, ariko njyewe nagira ngo munyemerere mbahane, mwemere n'abandi mubaze, nta nubwo ari ibyo ubahana kwanza, mubaze amateka. agenda agaragaza ikintu. Buriya uko ubana n'umuntu niko ugenda urushaho kumumenya. Abantu mutazi indatwa, mutazi leta y'indatwa, mutazi igisirikare cya FPR, muribeshya cyane. Mubona bari aho mu mujyi bikokinga bigize gute, abana b'indatwa bari aho baryoshye, mukavuga bambaye neza imyenda bahawe na ba shebuja bya gisirikare, ariko mubanze mureba bavuyemo. Benshi bishwe na tonto zarabamaze, abandi ni indindagire zaho gusa, nta gifasha, nta kitegera, ntacyo. Upfuye arapfurikwa, upfuye biba birangiye. Mubaze kuva muri 1994 kugeza uyu munsi, abasirikare bagiye bagwa mu ntambara hirya no hino, imiryango yabo yamariwe iki? Umusirikare mutoya wa RDF uyu munsi yimariye iki? Igiki uretse gukangata, ni igiki yimariye? Ko atari n'umusi. Hari ibintu abantu simbizi. Abanyarwanda dushobora kuba dufite n'uburwayi, ariko ntabwo akazi ka gisirikare muri FPR ntabwo ari akazi ditu, ntabwo ari akazi. Ntuhakora igisirikare yagikora n'ahandi, tujya tubona uko abandi babaho. Maze kugenda ibihugu birenga 8, abasirikare bahandi uko babaho ndakubona. RDF ni igisirikare jamais ditu, ni kampani ya securite iraho gusa, abakomisiyoneri babicanye, nta kindi. Noneho uyu munsi rero si uko ikeneye abitapfu n'abihamba ari bazima, bati nimutabare, nimuze rwose byagomye. Hivi sasa ni vita ya wajinga, pako vita ya wajinga, na hiyo vita ya wajinga ikimalizika, ndio mtaona sasa kama muko wajinga. Kuna waliopanga vita, hari abapanze intambara, hari n'abitabiriye imirwano. Sasa abitabiriye imirwano ni wajinga, nyinyi munaenda mugiye kwitabira imirwano.
mutazi aho intambara yateguriwe. Sasa mugiye kugwa mu ntambara itari iyanyu, babatanzeho ibitambo. Nabivuze sinzi niba ari systeme programu ya punguza waginga igikomeje, ariko biteye isoni. Urebye ntago wareba ibintu abantu bari ibintu biri kubera ku butaka bwa Kongo, kuvuga ngo urambara imyenda ya gisirikare ugiye mu gisirikare gukora iki se? Nta n'ubwo umusirikare mutoya ugiye gukora iki se? Urumva bakujyana hehe? Akandi kazi ugiye gukora nakahe? Guhinga ibisheke, ugiye gukora iki? Umusirikare bato niza ntaratsi zari zaragiye zanyirira hato zaraho hirya no hino zabuze akazi, zirimo zazezengeye imiryango yabo, barimo baricira isazi mu jisho, bambuwe buri kimwe cyose. Ahitwa ngo aho baryama barasabwa imisoro itabaho, aho bahinga barasabwa ubukode, baragira gute nabo barashaka mugende ngaho mugende. Biteye isoni. Mwabanje murebe kwanza bagiyeyo mbere bamariwe iki? Imiryango y'abagwayo imariye iki? Abantu bari gupfa, abantu badatinya kubona suko yisha abantu 200 ngo buke bohereza abandi. Abo babahamagara nibagiyeyo n'imiryango yabo. Abana babo bari muri Amerika, abandi bari Australia na Canada na mu Bwongereza. Mwebwe mugiye muri Kongo, mugiye ngo murashaka amasisi arya. Mubaze mureke guhurura. Murahurura mujya iki gitangazo ni kibi cyane, iki gitangazo ni kibi cyane. Kiye ndababujije mureke kujyayo. Intambara ifite bene yo, nibaza nabo bana b'abazungu baze baje kwirwana, kuko amabuye yose yibwa Kongo aruhukira mu bazungu. Baza n'ibyo byana by'ibizungu bize bigende biyirwana, bihure na wazarenda. Cyangwa se nibaza nizo abo bana b'indatwa nibaze basande bakabarebe nibambuke bagende. Bani mbabarire Paul ntazohereze icyomuro. Yarabyanze, yarabihakanye, Mana izabimurinde byiteka ntazabijyemo. Cyakora niwe kubera ko yagiye mu gisirikare, nabo ngaho nagenda ubu naragera ku rwego rwo kuba yayobora paratuni. Nayo niba muwe paratuni yambuke. Barabajyana mu abana batoya ngo basirikare batoya se mukugira ngo none weho bakwitande uvuka he? Ibuguri. None waba ugeze hano gute? badukuye mu nkambi y'amahama batubwira ngo kujya akazi, bako twatuje mu gihe cy'amafungo turagenda tugiye mu kazi twibona batugeze no. None aho muri iyo nkambi bagukuyeho ni mu kihe gihugu? Ni mu gihugu cy'u Rwanda. Nabagufashe nabo bari abanyarwanda? Babafashe bitwaje iki? Donc babafashe bababwira ko bagiye kubaha akazi, bazabaha amafaranga, mugasubira ku ishuri mumeze neza. None bakimara kubakura mu Rwanda babanyujije? Twaje mu modoka ya filime tugeze ahantu turangara ibyo kurya, turongera dusubira mu modoka ya filime tugeze ahandi ho guhagarara tugenda mu ishyamba, ntabwo twamubona. Donc babazanye muri modoka ya filime mutazi yo mugiye. Bari bafite amabunda? Nta mbunda bari bafite. None hano ho mwaba muhazi? None mwaba mugeze no muto? Twebwe twavuye mu defense kuvuga reka tubatoroke, kubera aho twahaga mu defense twabonaga amatara ariko kwaka ni Goma. Turavuga ati reka tugende tujye hariya Goma. Tuza umuhanda wose tugeze hirya tubona abasirikare bari kuri bariyeri 3. Nabwiye ati rero tugende kwa bari abasirikare tubasobanurire ukuntu ibintu bimeze. Noneho nimwe mwizanye ku gisirikare cya Kongo? Natwe twizanye twabonye kuri bariyeri, turavuga ati reka tuje aho bari tubasobanurire.
tubagezeho baraduhagarika baratubaza turabasobanurira bahita bakishyura. ariko noneho ho bakwitana Chimere Ponce. Chimere Ponce ufite so na nyoko none basiko na banyoko baba bazi uburyo babatwaye nta tumanaho mufite mwaba murangije igihe kingana iki muvuye mu Rwanda amezi 3 bakimara kubatwara mu modoka fime muva mu modoka mutangira kugenda yishamba ariko mushamba mwanyuragamo ntayo munsi none mwumva ko leta cyangwa se igisirikare mwahungiyeho cabakorera iki Mwadukorera nuko mwadusubiza iwacu nimudusubiza aratuvuye mukadufasha donc kubasubiza iwanyu kuruta ko twabasubiza iyo mwatorotse none bakimara kubazana babahaye ideology ko muje mu biki mukimara gusanga ko atari akazi babazaniye baratubwiye ngo tuze kurwanira ngo igihugu cacu ngo ababyeyi ngo abantu ngo bari mu nkambi ngo batahe donc bababwiye ko igihugu ca Kongo ari canyu batutsi oya ngo muri igihugu cyo muri Kongo ngo birukana ngo abantu ngo bavuga ngo ururimi rw'ikinyarwanda donc muharanira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda donc niyo mission babahaye niko batubwiye none kubera iki mutangiraga kwica abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi ari bo muharanira ntabwo tubizi natwe nuko batubwiye waba ufite imyaka zingahe 16 16 uri mu mwaka wa kangahe mu mwaka wa 2 donc mu mwaka wa 8 none weho waba ufite imyaka zingahe 14 donc uyu muri hamwe gusumbya imyaka hajya wavuze ngo siko nini sawa ubwo noneho kuva musabye kugira ngo igisirikare mwahungiyeho kibasubiza iwanyu aho kugira ngo babasubize iyo muvuye reka abayobozi bakurikirana ibibazo byanyu ntimugire ubwoba barabacura iwanyu sibyo ariko mutubwiza ukuri none inkoho mwari mufite mwazihishe imbunda twazitaye mu kigo twari turi kuziko turi guteka ubwo abasirikare bamaze gufata ibyo kurya natwe turi kurya imvura iragwa imvura iguye mbe nambwiye ati twaturu kubwo imvura iguye bataratubona tukagenda imbona yo deta dutoroka imbona zaje ziri mu kivera tuzitamo n'imyenda twari twambaye amatene tugeze mu giturage tubonye ingiyi tuyikuramo tuyitaho mu giturage duhita twambarira none nimwe babiri gusa bavuye mu Rwanda cyangwa hari n'abandi mwasize batabashije kubona uburyo bwo gutoroka hari abasigaye twavuye mu Rwanda turi abana 9 mwarabana 9 no kuvuga ngo mwe babiri mwatorotse hasigaye abandi 7 none abo batandatu abo 7 basigaye mwese babakuye hamwe ntabwo twabana twavuye hamwe mu nkambi y'Imahamba donc babafatiye hamwe mu nkambi y'Imahamba iba mu yihe prefecture ni mu karere ka Kirehe mu karere ka Kirehe muri prefecture Rwanda hagana vuga cyane karere ka Gisagara mwageze no mute twaje mu modoka badufasha ni bande babafashe naho wowe witwa nde naho wowe mwafashwe muvuye Canzu mwahakoraga iki biravuga cyane twari turi kuri training mwaterenginwaga nabande abarimu babwoko ki baturutse Katunuke baturutse aba babigisha iyo bagiye no kuja mu Rwanda mugezeyo mwamuru kuri training muri bangahe muri 60 ubwo se mwafashwe muri gutoroka mugiye mutashe mu Rwanda muri abanyarwanda mufite indangamuntu nako ngende umututsi impunzi yahunze ivuye he
Ikabaragasha bari baje iwabo bano bana barahaza arayipfa iburungu uyu ni w'uburungu Ikabaragasha umuntu wayoboye uyu yaruyu uyu yayoboye uyu wewe uvuga ishuri wanyu ni hadi burungu kabam uyu wadi wa mugwana ngo n'umuhutu do yavukiye igicanga ako igicanga bana nta muhutu habaga n'abatutsi gusa bariyo n'abahunde ni grokate y'abahunde gusa nta n'umututsi wahabaga abatutsi baje inkamba ijije ubu se sha wabarekura mwamenye yo muri bunyure Igisenyi se wahanyura urugurutse sha hano urukora n'igisenyi Gisenyi hano tugiye kugera kwa mwanga cucu uzi mwanga cucu sha none yagwaye kamwe mwe maze igihe kingana iki muri kuri training ibyumweru bitatu gusa babwira ko muzasohoka mweneje igihe kingana iki amezi ampaye nka ye ubundi mwarangiza mukaja gukora iki mukarwana nabande babwiye ko muzarwana nabantu bitwa baki vuga cyane ka Faridese na Nyatura mukabona muzabanesha izi ngaburu kureba hari n'izindi ziri mu mahugurwa hirya no hino n'izindi ziri ku ma defense n'izindi ziri mu rukona mwari kuzazinesha ingo sawa food inflation iri muri Kigali iteye ubwoba kandi mu Rwanda hose ibiryo birahenze kiro kibirayi kigeze kuri 700 so umudepite yaravuga isigareti what are you talking about ariko umudepite wazamundage yitwa nde neko nireba impamvu ibiryo bihenze leta nive mu matabi tureshakira ibiryo turebe ko twarya tukabaho sinjye nyine hari nabagenzi banje bafite ibibazo nk'ibyanjye buriya iyo abantu bariye ntago bamenye ko nabandi bashonje uhora dupfa dutekereza umutwaye turimo n'ubuzima twashyizwemwo tutarigeze tubwihamagarira hari ahantu uvuze ngo ahantu tujya tukavanga Imana njye Imana haraho ngero ngubu nkumva ko n'Imana nta nibaho urebye umubabaro dufite nk'ubu inzara mfite urabibona mfite inzara mfite kumbwira ngo Imana ngo irahari umwana w'umuntu mugenzi mwese mwavutse kimwe mwese muzapfa mukabisiga kuri iyi si Imana nimba ihari cyangwa umuntu azi ko hari iyindi si tuzajyamo ntabwo twagombye kuba twikubara iby'isi ubu butaka twese twavutse kuri iyi si tubusanga twese dukora imirimo kuri iyi si kugira ngo tubashe gutunga imiryango yacu kubaho kubona umuntu azakavuga ngo ntabwo inzu yawe iberanye no gutura ahangaha cyangwa isura ngo ntabwo imenye gutura ahangaha kandi abenshi bavukiye mu z'ibyatsi bari kuri abo mataje baravukiye mu byatsi ntabwo bagombye kuba bari kongera gutya nibaca inkoni zamba bibuka ko natwe dukeneye kurya dukeneye kubaho ntabwo ikindi kintu bwose dupfa nabo ariko nibarebe kure bibuka ubuzima baba baranyuzemo bibuka n'iminsi aregeze barya njyewe rero uko nsigaye meze kuba kuri iyi si n'abanyiriho kuba wambwira ngo wanyica wahafunga wagira gute ntacyo bimbwiye n'iwanjye nta nimbe bagifite mu nzu burya imbe iba ahantu hari ibiryo nk'ungu waje imodoka ikankubita n'abanduhutse kubona ahari iwanjye mpatambuka kubona ubukode nari mfite amafaranga ninjizaga abana banjye biga abana banjye batari kwiga nkabona bari kurira bari kwicwa n'inzara bari kundeba gutya nkabura icyo nkora ndi umuntu w'umugabo wari ufite ubwenge buzima narabikozwe na bene bacu n'abavandimwe bacu aribo babidukoze ibi ngibi ntabwo twagombye kuba turi kuvuga aya magambo wibuke ko iyo ujya gusohoka mu gitondo umwana avuga ngo papa nkeneye amata cyangwa nkeneye umugati cyangwa ku ishuri bantu ikintu kintu natwe rero uko umwana babigusaba natwe niko abacu babidusaba tukabura igisubizo rimwe na rimwe ugatinya no gutaha ujye mu rugo ukarafata umanuka ugenda umuhanda wose urasenze numva bingize ku mutima amarira araza urakoze cyane nko gukora iki igihugu kiri mu mahoro cyateye imbere umutekano ni wose kiwushakira n'abandi murashaka abasirikare batoya bo gukora iki abo bana b'abanyarwanda mwanze ko biga mukabakorera ivangura ntibige imiryango yabo mukaba mwarabizengereje ababyeyi mwarabazengereje batagira icyo barya batagira aho baryama murabasenyera mubangaza nta ngurane mwarabavanguye mu mashuri mwarabavanguye mu kazi nta kazi bagira mubajyanye mu gisirikare gukora iki niyo bureshi mwasize gusa
niho hantu mwasigiye mugomba kuba kubakubira gusa kubamarira. Nta handi ushobora gusanga nyine umwana wa rubanda muri Rukamba ajyayo. Ba jeune bana b'abanyarwanda mwe mukiri batoya rubyiruko nkumi basore mwikwitabira ubwo butumirwe bwa RDF kujya kuba umusirikare muto muri RDF. Ni mubireke niba ari imbwa muzazirya nk'abandi, niba ari inyabarazana muzirye nk'abandi, inyama inka zatawe muri wese niba ziribwe nk'abandi, mukomeze murye ubusa nk'ubwo mwaryaga. Niba atari ibyo mubererekere bene intambara bayirwane, nibo bayishoje, nibo yunguye, bahamagara abo bana b'abazungu. Abazungu bajye muri rwayo mabuye ya Kongo nabo barabyara, rega barabyaye, baza nabo bana babo baze bagende bajye kurwana. Abo basande bakabarebe bambuke bajye muri Kongo nabayane bambuke nese barakora iki? Akora iki kuko suko iri mu kazi irimo ibagi ihamba barora ikagira gute? Bategereje iki? Ntago bihura icyo gisirikare ni mu kirekire bene cyo. Ako kazi ka gisirikare ni mu karekire bene ko. Mugende mujye kwajya mujye kwatisha muhinga inyanya n'ibitoki, mujye kuri Victoria murobe cyangwa mujye n'ahandi. Iyo ushobora kubaho aho ngaho mu Rwanda utiba, ahandi hariho hose ku isi wahaba. Pakesi yo kuvuga ngo uzabaho ngo kuko wagiye mu gisirikare cya RDF. Si igisirikare icyo ngicyo banzo, ni ukuvuga ngo mbere yo kujya mu kazi uronze ukavuga ngo uwakavuyemo kamumariye iki? Uyu munsi baragubeshya ngo urajya muri Kongo ngo uze ngo bakoreze Darfur ngo muri mission ngo uzakuraho miliyoni 10. Sawa, nugira amari gukarokoka sukoye uze bakohereza muri Sudan, uze baguhereza ayo mafaranga ubwo busabusa, uje no muri banki wikopeshe baguhereze amafaranga wubake cyangwa ugura inzu, irebe icyangombwa baguha ngo cyanditse kuri nde. Ntabwo uri nyirayo, cyangombwa cyanditse ko urukodesha, kandi ko igihe cyose isaha n'umunsi yari yo yose nta priave ntaki bashakira baza bakakubwira ngo for out ku cyangombwa cy'inzu waguze amafaranga uvanye Sudan. Ntabwo byanditseho ko iyo nzu atari yawe, ahubwo wowe ukodesha. Sasa niba amafaranga warayivaniye Sudani bakayagukaza ukayagura inzu, iyo nzu ukaba witwa umukodesha, ni iyande? Ukodesha nde? Ninde nyirayo? Niba atari iyawe urumva ari iyande? Ariko reba icyangombwa ufite, muri bazima cyangwa murarwaye. Hari ibintu bigomba guhinduka, imyumvire y'abanyarwanda igomba guhinduka. Imyumvire y'abanyarwanda n'imibanire y'abanyarwanda na FPR bigomba guhinduka. Nimudahera kuri mwe mukiri batoya rero mugahinda ngo mugiye muri ibyo ngibyo, ibyo mugiyemo murabizi. Mwabajije mukavuga ngo abavuyemo mbere se, abagiyemo mbere bakaba barashaje bakavamo cyangwa bakamugara bakavamo, bariho bati? Ese abagiyeyo bakagwayo abo basize imiryango yabo yamariwe iki? Ibyo mbere yo kujya mu gizi, icyo kintu ugomba kubanza ukakibaza. Niba utakibaza ufite ikibazo. Banza ubaze ngo umusirikare wa RDF wagiyeyo mbere uyu munsi akaba yarasezerewe, yaba ari muzima cyangwa yaramugaye, yimariye iki cyangwa RDF yamumariye iki? Ubanza urebe icyo ngicyo. Uwavuyemo asezerewe, wenda ku zabukuru, wenda ku burwayi, cyangwa yaramugariyemo. Sano urebe uwamugariyemo kwanza, wasezerewe ubwo afite izindi mpamvu. Ureba uwamugariye mu ntambara, RDF ikaba yaramusezereye, uyu munsi mumariye iki? Noneho turebe ko uwamugariyeyo, uwarashwe akamugara, turebe uwaguyeyo, umuryango we, yaba ari ababyeyi be, yaba ari umugore cyangwa abana yasize, RDF bamariye iki? Hera kubo muturanye ubanze ubaze, hanyuma nawe ubone ugende urajyayo. Ujye gukora iki? Umusirikare muto muri RDF uzi icyo bivuzeho? Umusirikare muto muri RDF uzi icyo bivuze? Murahinda kubera ngo ubukene ngo byakomeye, nta kandi kazi, nzajya mu gisirikare, bakabereka ngo bari mu minsi mikuru, bambaye bari smart, bambaye neza. Imitima iba yarashize.
ibyo bintu mubire. Iri tangazo mana niba ari ikintu cyandiye kitumye ndangiza umwaka nabi, ni iri tangazo rihamagarira abana b'abanyarwanda kujya mu gisirikare muri iki gihe, muri jeshi ya wajinga, kufanya kazi ya kijeshi, jeshi ya wajinga. Maana yani mugiye kurwana intambara y'ubujinga, na iyo vita ikimalizika nubwo ntahamya ko izarangira gutyo, ariko ari nk'ibibaye ikarangira, njo mutaona kama mulikuwa wajinga na mutaona kwanza buriya kutabaza ngo kurutabaza ugasaza utamenye, mubanze mubaze. Nicyo nge nababwira. Reka twanzure turekera aho ngaho, dushimira Imana. Nizere ko ubwira umwumva ntavunika, ntawe ntege kagenda baburiye. Bibaye byiza iri tangazo mwaryihorera, bakohereza abana. Abasirikare ntibabuze, abasirikare bafite benshi, bafite niyo dema yirirwa idiha abantu, bafite n'ibiki byose. Nibajyane na daso, bajyane na daso, bajyane abo birirwa muri za Vigo bayora abantu bajya gukubitira abantu, nibabajyane babambutse bagende. Ariko ubwo mu Abanyarwanda tuzumva ryari? Reka dusubikire ahangaha. Uyu munsi rwose gahunda yanjye yari iyo kuburira Abanyarwanda, kuburira abana b'abasore b'Abanyarwanda, kuburira abana b'inkumi b'Abanyarwanda, nkababwira ngo muramenye iri tangazo rya RDF ribasaba kujya mu gisirikare, murireke, ntimuryitabire, murireke muryihorere. Barashaka kujya babatanzeho ibitambo, barashaka kujya kubicishiriza muri Kongo, barashaka kubateza Sukoyi, nta kindi. Ndabashimiye rero mwese aho muri, naho utaha Imana nibishaka kandi murakarama. Igihe rero kirageze cyo kugira ngo buri wari wese atange umuganda we. Ndabizi buhara abaryamye bafite intimba, bafite agahinda, bavuga bati mu gitondo turajya gutoreshwa. Ntabwo ari ugutora, turajya gutoreshwa. Bivuze ko niba umuntu mu mutima we ko ajya gutoreshwa, niyo yavuga ko yatoye, niyo yabyina ko yatoye, niyo yavuga ngo ni wowe nta wundi, niyo yavuga ngo nta wundi ni wowe, ariko muri we burya haba harimo undi muntu uvuga ibindi bintu. Mpamya yuko na FPR ibingibi bizi. Hari impuruza ejo bundi cyangwa se ejo, niba ntarimo nibeshya, nashyize ku rubyiruko mbabwira nti mwagakwiye kuba, nimwe benshi mwagakwiye kuba mubyanga, mukavuga muti turabyanze, nk'uko urubyiruko rw'ahangaha muri Kenya rwabwiye Perezida Ruto bati ibingibi turabyanze, kandi koko bikaba byaratumye Ruto hari icyo ahindura. Urubyiruko rwacu narwo rwo mu Rwanda mwari mukwiye kuba mwiga, mukareba ibyo abandi bakora namwe mukabigiraho. Benda ibyo byo muri Uganda cya gihe byarabananiye, igihe Bobi Wine yari ari mu myigaragambyo n'abantu be ku matora, kandi murabizi ko byari biri mu matora. Muze murebe ukuntu ibi bintu bisa. Ariko noneho haje abandi bakora indi myigaragambyo itashingiye ku mashyaka, ishingiye ku gukunda igihugu. Wenda cya gihe twavuga tuti hari hahanganye muri Uganda, hari hahanganye ishyaka rya Bobi Wine n'ishyaka rya Museveni. Ariko se ahangaha muri Kenya naho nta somo muhakuye urubyiruko rw'u Rwanda ngo murebe ko abantu bafatanye mu nda bakavuga bati ibingibi birarambiranye? Buriya koko mutegereje kuzabona umuntu wundi uzaruta Kizito nawe yicwe kugira ngo mwemere ko ibi bintu birambiranye? Bavandimwe koko ntago se yari urubyiruko nk'uko namwe mwari urubyiruko, muri urubyiruko mutegereje se undi niyo mugabo kugira ngo muhaguruke muvuge yuko ibingibi bidakwiye? Mutegereje se undi Bahati w'imivugo kugira ngo muzahaguruke muvuge ko ibi bidakwiye? Mutegereje se uwafashije cyangwa uzafasha inkotanyi kurusha Rwigara kugira ngo muvuge ko bidakwiye? Mutegereje se uzabasanga iyo bari asanga inkotanyi kurusha Bizimungu, Kanyarengwe, Sendashonga, Rizinde wavanywe muri gereza? Mutegereje undi muntu koko kugira ngo muvuge ko bidakwiye? Birashoboka ko urubyiruko ndi mu kubwira uyu munsi
rwigishijwe na FPR yuko mu Rwanda nta bwoko buhari. Mwakwemeye ibyo ngibyo, mwambabariye mukemera ibyo ngibyo FPR yababwiye ko biri bubafashe mu kwishyira hamwe. Mu bamotari iyo baje kubarenganya ntago bareba niba ngo bavuga ko uri umucikacumu cyangwa utariwe, bimwe babakizemo bakabereka yuko hari uwacitse ku icumu cyangwa hari utararicitseho. Mu bahinzi si ibyo bareba, mu borozi si ibyo bareba, yemwe niyo bageze kuri amasambu yanyu basoresha no kutubaka n'iki byose ntabwo ibyo ngibyo babyitaho da. Upfa kuba uri mu Rwanda muri imbere ya 90 batera, ubundi nta n'icyo uvuze imbere yabo. Abirwa rero bashaka kubacamo ibice mu bima amatwi, ahubwo mugendere kuri ibyo ngibyo FPR yabubatsemo. Baba ari abari mu gisirikare murabishoboye kandi muranabitekereza muranabizi, baba ari abari mu gipolisi namwe nuko, baba ari mwese inzego zose nzi ko ntaho mutari nk'urubyiruko. Ariko nubwo muhari mutekereza igishobora gukuraho aba bantu b'abagome baza kubitoreshaho ku ngufu, ku gitugu, bakabereka yuko ngo mugomba kubyuka saa 9 z'ijoro. Uyu munsi nta nubwo muri buryame, biragaragara yuko mushobora kuza kubyutswa na saa 8 cyangwa se saa 7 cyangwa se sangahe ku mbaraga kugira ngo mujye mu byiswa amatora. Ariko se buriya byagakwiye koko ku iterambere dufite? Kuki hataboneka bamwe mu rubyiruko muvuga muti twamaze guhurira kuri network ikomeye, umuvandimwe Hamisi yaraduhamagaye natwe tujya hariya turavugana, uyu munsi ayo manjwe yabo bita amatora ntayo tujyamo? Kuki bitashoboka? Niba wumva rero bitashoboka muri wowe, ukaba utegereje yuko hari abandi ngo bazaza kugukuraho uyu musaraba, nawe ureba ko ari umusaraba kandi ukaba uri urubyiruko, wibuke yuko uyu nguyu murimo murwanira uyu munsi yahagurutse nk'urubyiruko, aragenda ajya mu ishyamba, nyamara nubwo mutamukurikiye neza mu matora cyangwa se mu byiswe amatora ye yo kumwamamaza, yagaragaje ko ngo mu Rwanda atigeze ahirukanwa, ahubwo yajyaga haza, yemwe akajya no kureba umupira w'amakipe akomeye arimo Panthère Noire na Mukura zirimo zikina. Ngo nyamara mu gihe Panthère Noire yari ikipe ibarwa nk'ikipe ya gisirikare, kuki atafatwaga niba yarahigwaga? Kuki se uyu munsi hari abashobora kubuza mu mashyi no mu mudiho, mwarangiza namwe ntimubu urubyiruko rumeze nk'uko nawe cyagihe yivumbuye akagenda nta n'ikimwirukankana? We yavuze ko nta cyamwe ko yagira ikimwirukankana, aba yarirukanse ntagaruke. Nk'uko uyu munsi hari abari mu mashyamba ya Kongo banze kugaruka kubera gutinya yuko Kagame ashobora kubica. Ariko we kubera ko ntacyo yikangaga ko hari ushobora kumwica, yaragendaga akagaruka, arimo no gupanga uburyo azahirika ubutegetsi, uburyo azabukuraho, kandi byaramukundiraga. Cyakoze abaye ari we muntu utekereza kurusha abandi, mwavuga ngo niwe nta wundi. Ariko mubaye namwe mutekereza nk'urubyiruko, ndabarahira Imana yo mu ijuru, uyu munsi hari icyo mushobora gukora. No muri iri joro ndi mu kuvuga ibi ngibi kubera ko mu gitondo bamwe muri bubyuke mujya gutora, ntimwagakanzwe na ba bandi bariye cyangwa se bakombye imisigazwa ya ba Cyomoro, mwagahise muhaguruka mukavuga muti ibi ngibi ntabwo byemera, ibi ntibikunda, nta matora, nta byiswe amatora tujyamo. Mwagakwiye kuba muhaguruka mukavuga muti nta rugamba rw'amasasu dufite, yemwe nta nubwo twiyemeje kuza guhangana n'igisirikare n'igipolisi, ariko nta n'amatora yanyu tujyamo. Kandi mugahamagarana pe, mukabwirana muti ntitujyeyo, twese ntitujyeyo. Nta mpamvu, mwamubaye intwari. Mbabwiza ukuri, mwamubaye intwari. Munarwanya urugamba rutigeze rurwanwa n'izindi ngamba ku isi. Niba uyu munsi mufite ibyitegererezo bibiri cyangwa se kurebera kubiri ku bihugu biri hafi yanyu, uhereye kuri Uganda,
ubwo Bobi Wine yajyaga mu matora ibyahabaye bararashwe baricwa bagira gute umunyagitugu Museveni ntibyamubujije ko aguma ku butegetsi n'abo yishe ibintu biragenda ariko bisa nk'ibimweretse yuko yatsinzwe ariko benda babirebye bumvishe yuko yatsinze ariko abazi kuresomera urupapuro hagaragara bazi perezida wemewe n'Imana wemewe n'abantu wemewe n'isi uwo ari we ntabwo ari uriya munyagitugu bigeze hano amatora araba urubyiruko rurahaguruka rusa nka rwa rundi rwari ruri inyuma ya Bobi Wine rurahaguruka ruti turabyanze ejo bundi bangaga iki bangaga ibyo bakorerwa bati twe nta shyaka turimo icyo dushaka ni igihugu cyacu n'ibyo dukorerwa se koko niba muri mu Rwanda mukaba mwemera yuko muri abanyarwanda mukaba mwemera yuko nta moko mugira nka kwa kundi babibigishije mufatanye mu nda kuko mubona nta bintu bibarenganya mukorerwa byagakwiye kuba bihindurwa aho ngaho mu gihugu murimo ababikora ni abo ngabo bari mu kubabwira ngo ni mu batore ku mbaraga mwari mukwiye kubabwira ko mubyanze mwari mukwiye kuvugira rimwe ngo turabyanze kubyanga ntabwo ari ukurwana si amakofe si induru si imipanga si iki wapi ni ukuvuga muti nta matora yanyu tujyamo izi ngirwamatora muramutse muzanze muri iki gicuku murimo mureba mwese mugashyiraho umutima mwarangiza mukoze revolisiyo ya bucece ikaba nka ya yindi yatunguranye nka bya bindi bamagayane bajya bavuga ngo bizatungurana byatungura benshi kandi isi yose yakumirwa ibaze ba bandi bajyaga babyina bose bajyaga bajyanwa ku masitade ku mbaraga mu gitondo mwabyukijwe nijoro mu gicuku mwese mubyutse mwanze kujya gutora mwese mubyutse mwanze kujya gutora muhite mutekereza iyo shusho ku isi muhite mutekereza iyo shusho mutekereze icyakurikiraho mutekereze ubutabazi mwabona buvuye imihanda isi yose ikabibona ariko mugiye kwizirikaho abakomeza kubicira kurwara nk'inda mugiye kumera nk'aho mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo wiyishe ntaririrwa tuvuge ko ibyo bakorerwa mutabibona ndabizi ejo harimo abazantuka iyo audio mumbabarire nyikoze ndi ku rugendo mpamvu mwumvishemo abasakuza mwumvamo ihene mwumvamo ibiki ndi ku rugendo ariko ndi ku rugendo ntekereza igihugu cyanjye ntabwo ndi ku rugendo numva yuko ngomba guceceka ngo mvuge ngo igihugu cyanjye ndi ku rugendo reka nceceke gikomeze gipfe ndeba genda utekereza nawe ukora utekereza uryama utekereza kora icyo ushoboye ariko urubyiruko ndacyabahamagarira kwishyira hamwe mukamagana izi ngirwamatora zigiye kuba ejo mu gitondo ntimuzigemo muramukoze revolisiyo iteye ubwoba Imana ibampera umugisha